Agafilime kacu tugatangiranye n'umukobwa mwiza waje aseka, nuko rwose akuraho amarido yishimye. Mu gukuraho amarido isura yahise ihinduka, yasanze ahangaha hari abari bari gusomana rwose. Nuko n'umukobwa aratubwira ngo uyu muhungu ni fiance wanjye, dufitanye ubukwe mu minsi 2 iri imbere gusa, none dore nsanze ari kunshi inyuma mu kanzu y'ubukwe bwanjye nzambara hamwe n'inshuti yanjye magara. Uyu mukobwa uri hano ni inshuti magara y'uyu mukobwa rwose dutangiranyije uri gukuraho amarido. Uyu muhungu uri ahangaha akaba fiance we rwose, bafitanye ubukwe mu minsi 2. Murajye mureba agafilime, ibyaka gafilime rwose. Nuko n'umukobwa aratubwira ngo my name is Suzana, cyangwa se amazina yanjye ni Suzana and this is my love story. Ati iyi ni inkuru y'urukundo rwanjye, ese byaje kugenda gute? Nuko n'umuhungu ahita asohoka ahangaha rwose mu bikorwa yararimo akora, abwira uno Suzana ati Suzana ati nari nakubwiye rwose, nari nakubwiye ko yino kanzu ndibuze kuyifatira ngiye ku giti cyanjye, ntago byari ngombwa rwose nguze kugera ahangaha, ntago byari ingenzi, nari nakubwiye yuko ndibuze kuyifata ku giti cyanjye. Ati none bise ibi ngibi nicyo bishatse gusobanura? Ati uri kumbwira ngo waruraza gufata ikanzu ku giti cyawe kugira ngo ubone ukunshi inyuma? Ati fata rwose ibi ngibi, ati fata ibi ngibi, ntago nabyemera. Nuko n'umuhungu rwose yegera Suzana mu burakari bwinshi aramubwira ngo ucungure ururimi rwawe, ucungure ururimi rwawe rwose, biriya nubwo byabaye kubw'impanuka, ntago nari nabiteganyije. Bagenzi murajye mureba, umukobwa arababaje, afite agahinda rwose, ashatse kurira, abuze icyo yakora. Nuko n'umuhungu aramubwira ati wibuke ko rwose dufite ubukwe mu minsi 2. Ati ibyo ngibyo ari byo witaho. Nuko n'umukobwa aramubwira ati reka ntago ibyo ngibyo nabyitaho rwose, ntago nashyingiranwa n'umuntu unshi inyuma, ntago ibyo byashoboka. Umutipe uri ahangaha rwose araseka cyane ati ibyo uri kuvuga rwose ntago ubizi, ati ibyo uri kuvuga ntago ubizi. Ati se ni gute tutakora ubukwe? Ati uri seriye se? Nuko n'umukobwa aramubwira ati yego ndi seriye pe. Nuko n'umuhungu aramubwira ati ababyeyi bawe bashoye amafaranga menshi rwose mwabuno bukwe, ntabwo wabwangiza mu gihe buri kubura iminsi 2. Ati ibintu byose birateguye, buri kimwe cyose kiri ku murongo, none uri kuvuga ngo ntago wakora ubukwe nanjye? Ati Suzana, ati reka gutekereza ibintu rwose nk'ibyo ngibyo. Ati come on, ati rwose ugomba kumbera umugore, ngomba rwose kugushaka, dore iminsi 2 iri kubura yonyine. Nuko n'umuhungu aramubwira ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko atari weho wifatira umwanzuro, ababyeyi bawe nibo bafata umwanzuro rwose y'ubuzima bwawe, rero ntabwo wabasuzugura. Nuko n'umukobwa aramubwira ati ntabwo rwose ngewe nashyingiranwa nawe, kandi ngiye kuba nashyingirwa vuba bidatinze. Umukobwa ahita agenda. Nuko umuhungu aramubaza ati none se ni gute uri buze gushaka umugeni, umuntu wo muzashyingiranwa mu minsi 2? Nuko n'umukobwa aramubwira ati ntago biri bugombere kumfata iminsi 2 gusa, ahubwo biramfata iminota 2 yonyine. Nuko n'umukobwa yasohotse ahangaha rwose aratubwira ngo muri ako kanya nari niteguye kuba nashyingiranwa n'umuntu uwo ari we wose wonzi, ako umuntu wari wose natazi, aho kugira ngo nshyingiranwe na kiriya kigoryi Steven kinshi inyuma. Nuko umukobwa rwose ahise ahura n'umuhungu ahangaha mu nzira. Ni umuhungu wari uri ku muhanda, aramubaza ati ese warashyingiwe, are you married? Nuko umuhungu rwose areba ku ruhande aravuga ati oya, ati ngiye rwose ndi single and serious, ndetse n'abana mfite. Ati okay, ni byiza cyane noneho rwose aho ngaho. Ati none se witeguye kuba wakorera 100,000 mu munsi umwe gusa? Ati ayo mafaranga uri kumva witeguye kuyakorera? Nuko n'umutipe rwose mu kwitonda aravuga ati none se ubwo ninde wakwanga kuba wakora iyo deal rwose y'100,000? 100,000 hano bari kuvuga ni 100,000 by'idolari, utagira rwose ni 100,000 by'amanyarwanda. Nuko n'umukobwa aramubwira ati wowe icyo ufite gukora ni ugushyingiranwa nanjye, ubundi uri buze kubona rwose 100,000 kuri account yawe k'uyu mugoroba. Ati deal sura yeme? Ati nkora mu kiganza niba rwose deal yeme. Umuhungu rwose abitekerezaho, niyatindeganya aravuga ati deal rwose ndayeme. Amazina yanjye nitwa Agiet. umuhungu rwose yitwa Agiet
nuwo ahuye n'uyu mukobwa witwa Suzana. Nuko muri ako kanya bagiye gusuhuzanya, Steven ahise aza ahangaha akurura n'umukobwa aravuga ati wasaze cyangwa wataye ubwenge, wabaye umusazi. Nuko Agent muri ako kanya nawe ahita kubita ibyo yari afite hasi, nuko abwira Steven ati nkuri ibiganza ntabwo Stefan ibyo bijaba rwose ku mugore wanjye, ati jya hirya rwose umuhungu nongere kumukoraho naza kukumerera nabi. Nuko rwose Steven aravuga ati ibyo si nibyo mutangiye. Nuko n'umukobwa mu mutima aravuga ati mu myaka 2 rwose nari maranye na Steven ntabwo yari yarigeze yakitinga mu buryo bumeze gutya. Uyu muhungu Agent yari umuntu udasanzwe, yari umuntu rwose ubona atazi, ariko ntabwo nari nzi ko agiye kuba yaba sheri wanjye w'ubuzima bwanjye. Byatangiye ari iyi mikino gutya ndi kugira ngo rwose nshaka ukuntu nakwimura kuri Steven, ariko yaje kuba sheri wanjye. Nuko no Steven aravuga ati urwo ruhungu rwose rwo ku muhanda ruzakugirira nabi. Nuko no mukobwa namubwira ati byarutaho kugira ngo kingiranwe nawe rwose n'umuntu uzanci inyuma, ndetse n'umuntu nabonye ari kunci inyuma hamwe na sheri wanjye. Umuhungu rwose wasiga ahangaha ari kwitotomba n'ibigambo byinshi cyane. Bariya bo bafata urugendo barigendera. Mwibutsa ko iyi ngiyi ari Marvin Recap Movie, uyu ari Gavi mu bantu umunsi ku munsi. Mwibutsa rwose gukanda subscribe niba wakunze kano gafilime, niba wakunze n'utundi dufilime tugenda tubategurira umunsi ku munsi, ukagasharinga, ugakanda na like, ndetse ukaba wajya no muri comment ukatubwira uburyo ki wakabonye. Nuko abangabo rwose baje ahangaha mu rugo ni kwa Suzana. Umuhungu rwose bamuzanye mu rugo kwa Suzana. Nuko umuhungu yinjira ari kuvuga ati mbega inzu nziza, ati mutuye ahantu heza rwose. Nuko ahangaha rwose umukobwa akihagera isura ye yahise hinduka. Se yabonye nde? Kumbe yasanze Steven ari iwabo ari kumwe rwose n'ababyeyi be. Nuko umukobwa aravuga ati mama, papa, ati papa aramubwira ati ushaka kuvuga iki? Ati rwose nshaka kubabwira yuko umukobwa agira ubwoba bwo kubivuga, agira ubwoba rwose abura ukuntu abivuga. Nuko umukobwa umuhungu aravuga ati reba ngo ashaka kuba yashyingiranwa rwose ngo na kiriya gihungu kiri hariya. Ati ntago rwose nashyingiranwa na Steven, ati ntago nashyingiranwa na Steven kuko ubu ngubu njye narangije kuba nakora ubukwe bwanjye bwarangiye. Ati wakoze ubukwe? Mama rwose yahise ahaguruka ahangaha mu myenda rwose, ahita ahaguruka yihuta ati warangije gukora ubukwe? Nuko umugabo ari we papa wa Suzana aramubwira ati Suzana, ati rwose tuza. Nuko umuhungu Steven aramubwira ati uyu muhungu rwose ni mubi, yananyatatse ku muhanda, ati ariko nanakongera nkanakwataka, ariko ati urebye nabi rwose, ucinze nabi, nanakongera nkakwataka nkaba nagukorera ibintu bibi. Nuko rwose papa Suzana aramubwira ati Suzana reba rwose ntabwo ibyo bintu wabikora, ntabwo washyingiranwa n'uwo muhungu mu gihe rwose umuhungu utamuzi, mu gihe umuhungu ngo mwahuriye ku muhanda. Ati ugomba gukansaringa iyo marriage rwose, ukaba wahita umuha divorce, ugakora ubukwe na Steven. Dore ibintu byanyu rwose twarabiteguye, abashyitsi rwose bariteguye, ati invitation zose twaraziteguye, ibintu byose rwose birateguye. Ntabwo rwose wakora ubukwe gutyo mu gihe Steven ari hano. Ati ariko papa, ati Steven namufasha ari kunshi inyuma, ati yararimo aranshi inyuma kandi ari kunshi inyuma rwose n'inshuti yanjye. Nuko n'umugabo aravuga ati hoya, ibyo rwose ntabwo ariyo mpamvu. Ati ibyo ngibyo ni ibintu mwatekereza mukaba mwabiganiraho mugasabana imbabazi, ariko ntabwo ibyo byakwica ubukwe. Ati rwose mwembi rwose mufite kuba mwabana, mufite kuba rwose mwakora ubukwe nk'uko twabiteguye. Nuko cya Steven rwose gikomeza kureba ahangaha, atugomba kumubabarira, ubukwe bwanyu bukaba rwose ubundi ukaba wakansaringa ubwo bukwakoranye n'uwo muhungu rwose w'umunyamahanga nangwa se stranger boy. Nuko umukobwa rwose ntabwo we yari ari kubyumva, nuko ashaka rwose amarangamutima araza ashaka kuba yarira. Nuko aravuga ati ese icyo mwitayeho ni amafaranga? Nuko umugabo aramubwira ati ariko wibuke ko twagutanzeho ibintu byinshi, wibuke ko ubukwe bwawe rwose twabwishyuye ibintu byinshi. Nuko umukobwa areba mama we
nuko abaza mama ati se mama, amafaranga niyo mushyize imbere kurusha umukobwa wanyu? Ati ntabwo mwitaye ku byiyumviro byanjye, ntabwo mwitaye ku buryo ikindi kwiyumva. Ati nawe reba Steven rwose namufasha ari kunshi inyuma, none niwo muri kumbwira ngo kingiranywe nawe? Ati rwose ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Nuko mama aramubwira ati mwana wanjye tuza wumvire so rwose, tuza wumvire ababyeyi bawe, ati turimo turagutekererezaho uko hazaza hawe, dushaka yuko rwose uzagira hazaza heza. Nuko n'umukobwa aravuga ati hoya, ati rwose ntago nakumva mama, ati ntago naba muri kuntekererezaho neza mu gihe muri kumbwira rwose ngo nkingiranwe na Steven, umuntu uri unshi inyuma, umuntu mfata uri kunshi inyuma hamwe n'umukunzi wanjye, hamwe n'inshuti yanjye. Nuko n'umugabo aravuga ati okay, ati ntago rwose hano turi kukwinginga, ati nuba udakansarinze naho ngo se ngo ube wasaba agatanya weho n'uwo muhungu uri aho ngaho, ati amakarita yawe rwose ya banki yose arahita aba blocked, nangwa se ndahita nyafunga ejo mu gitondo rwose, ntago urabubasha no kuba wakwigurira hot dog, kuko uwo muntu rwose wundi kubona aho ngaho ntago yashobora no kuba yagufatira n'ikiraha ku muhanda. Ati umwanzuro noneho ntuwawe, uraba wahitamo kubura byose ubufasha bwanjye, ndetse ukaba wanava no mwayino nzu aka kanya, ubundi ukajya kubana n'uwo musore ushaka kuba wabana nawe, ubundi nanjye nkagufungira amakarita yanjye yose. Nuko cya Steven rwose cyarebye umukobwa ati atuse uri buze kubikora hiki? Ati uri buze guhakana se? Atangaho rwose ntago wahakana. Nuko umukobwa mu mutima aratubwira ati rwose nanjye muri ako kanya nabuze ikintu nkora, naravuze ati ese mumeze kuba nasezera naguma isezerano rwose nari nahaye agent yuko ndi buze kumwishyura rwose amafaranga ye, ndi buze kumuha amafaranga ye kugira ngo mbashe kuba nakora ubukwe nawe, nangwa se mbane na Steven. Umukobwa yabuze icyo akora. Nuko muri ako kanyanga agent ahita avuga ati ntago ari ngombwa ariko kugira ngo abe yakansaringa nangwa se yakwaka divorce kugira ngo abashe kuba yabona ibyo byose. Ati njyewe ubwanjye nshoboye kuba nakwita ku mugore wanjye kandi akabaho mu buzima bwiza, akabaho mu buzima yifuza. Ati njyewe ubwanjye rwose nzabasha kumwitaho. Ati ahubwo sheri reka twigendere uva ahangaha muri bano bantu batari kukumva. Ati ngwino tukwijyanire. Nkubwira ko rwose kino ari igice cya mbere, igice cya kabiri rwose nacyo kiri kubategurirwa, kiri mu nzira. Ho kandi subscribe kugira ngo ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'iyi filime. Bye bye.